hunga udapfa. Mube maso kuko Kristo Yesu agiye kuza. Ishakire ubwihisho ku Mana, ishakire ubwihisho bukomeye cyane butazabasha gutoborwa n'imvura y'amahindu, kuko hagiye kugwa imvura nyinshi cyane kandi zaba ari imvura iteye ubwoba. Bakristo mube maso, banyamasengesho mube maso, murushaho gusenga cyane rwose buri munsi kandi mudasiba. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ariko kandi ry'ubuhanuzi kuri mwe mwese aho muherereye hose, bakunzi ba Good TV Rwanda, abari mu Rwanda, abari Burasirazuba, abari mu Majyepfo, abari mu ntara y'Amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Tutibagiwe abazamutse mu butayu hirya no hino gusenga Imana, bashaka mu maso h'Uwiteka, Uwiteka abiyereke, Uwiteka abahe umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, ngira ngo umukozi wasizwe amavuta n'Uwiteka. Watangira wibwira abantu kuri mikoro Genda Yohana, ngira ngo wabwira abakurikiranye Good TV Rwanda, ukababwira icyo ugiye kubwira ubwoko bw'Imana. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Nitwa Apostle Munyentwari Atanazi, tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Kubigaragara muri iki gihe birasaba ko buri muntu wese aba mu rwuhisho rw'isumba byose, kubera ko byanga byakunda aho twari twihishe twese hari ibyago bigiye kutuvumburamo. Yego. Urakoze cyane umukozi w'Imana, ngira ngo Zaburi ya 91 irabivuga neza cyane. Umurongo wa mbere avuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Ngira ngo umukozi w'Imana, iri ni ijambo rikomeye cyane ry'ubuhanuzi. Bigaragara yuko abantu muri iyi minsi bagiye bagomera Imana nk'uko Sodomu na Gomora byari bimeze. Abantu bagenda bimura Imana mu mitima yabo, abantu bagenda bimika ibigirwamana bigiye bitandukanye muri bo, abantu bagenda bagwiza ubugome, abantu bagenda bagwiza ibyaha bigiye bitandukanye. Nicyo gituma muri iyi minsi ya none buri munsi kandi kenshi umukristo akwiye kuba maso agasenga, kuko twageze mu minsi ya nyuma igoye kandi iruhije abagenzi, aho intambara ziri kugenda ziba hirya no hino ku isi, aho indwara z'ibyorezo nazo zirimo zigenda ziza zisimburana. Bigaragara yuko imperuka yegereje. Ahangaha ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Mukozi w'Imana, ngira ngo watubwira muri make, ese umukristo muri iyi minsi akwiye gushaka ubwihisho ku Mana ate? Kuba mu rwihisho rw'isumba byose byanga byakunda birumvikana, nta utabyumva. Yego. Ariko reka tubisubire kubera ko kwigisha ari uguhoza. Yego. Rero rimwe hari umwana yabajije papa we ati Imana ingana iti. Yego. Amaze kumubaza uko Imana ingana, umubyeyi yabuze icyo amusubiza kuko ntabwo wabasha kubisobanura. Yego. Arangije nk'ejo abona indege igenda hejuru. Wa mubyeyi ahamagara umwana ati ngwino hano, amwereka mu kirere ati ikirande cy'ubona mu hejuru. Ati ni indege papa. Yego. Umwana akimara kuvuga ngo ni indege, isa aramubaza ngo yo ingana ite, ubonye ingana ite? Yego. Umwana aramubwira ngo ni gato cyane, ntabwo nabona ikintu nkagereranya nako. Umubyeyi arongera araceceka. Ejo mu gitondo none haramubwira ati byuka wambare tugende nkwereke. Yego. Ngo baragenda bajya ku kibuga nkuko bajya ku kibuga cy'indege Kanombe. Ngo barasaba binjiramo imbere, aragenda amwegereza indege anayikoraho. Yego. Wamaze kuyikoraho arongera aramubaza ati iyi ni. Yego. Wa mwana arasubiza ngo iyi ni indege. Yego. Ati noneho se waba uri kubasha kubona uko ingana? Yego. Ati ni nini cyane sinabona uko nyigereranya nayo. Yego. Wa mubyeyi akura igisubizo kivuga ngo yahaye wa mwana kandi aranyurwa, aramubwira ngo Imana iyo yegereye ikubera nini. Yego. Wajya kure yayo ikakubera ntoya. Yego. Kugira ngo Imana ikubere rwihisho rero byanga byakunda nuko wegera Imana, imijugujugu yose bagutera igafata Imana. Kandi Imana nta kimijugujugu iyitwaye. Imana nta cyamabuye bagutera ayitwaye. Amagambo bakuvuga nta cyatwaye Imana. Iyo mvura inyagira iri kunyagira abandi, nuyegera Imana ntacyo izagutwara. Ibyo bibazo, ayo mabombe, iyo nzara, byose ntacyo bitwaye Imana. Nuwegera Imana ukirinda gukora icyaha n'igisaracyo. Iyo ukoze icyaha nicyo kikujyana kure y'Imana. Imana yo ntabwo ijya yimuka ngo iduhunge. Ahubwo twebwe iyo dukoze icyaha kiragupushinga, kikagusunika, kikagukura ku Mana, kikakujugunya kure iriya hirya. Yego. Wakora ibyiza bikongera umve ko Imana yacu ari inyembabazi. Iyo ukoze ibyiza nabyo birongera bikagusunika bikakugarura ku Mana. Nibwo wumva worohewemo gake.
utangira koroherwa kubera ko wakoze ibyiza wegereye Imana, bya bibazo byose bigafata ku Mana. Yego. Noneho wakongera wabizambye umaze kwibagirwa, bikongera wakora ibi bikagusunika bikagusubiza nanone isodomo na Gomora. Rero icyo nabwira abantu b'Imana muri iyi minsi ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo dukomeze twegere Imana, tube mu rwigisho rwayo, ikomeze itubere ubwugamo. Yego. Ubuhanuzi rero kuri uyu munsi wa none, ngira ngo muri iri jambo ry'Imana muri Zaburi ya 91, igihe uzaba wumviye amategeko y'Imana ndetse igihe uzaba washatse urwihisho ku Mana. Ku murongo wa 7 haratubwira ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Ngira ngo ubu ni ubuhanuzi nawe bukureba cyane rwose. Muri iyi minsi birakwiye ko wumvira Imana, birakwiye ko wishakira ubwihisho ku Mana, kuko imvura y'amahindu igiye kugwa ari nyinshi cyane, kandi birashoboka yuko izahitana benshi. Niyo mpamvu ukwiye gushaka ubwihisho ku Mana. Abantu 1000 ngo bazagwa iruhande rwawe, icyo ni cya gihe uzaba washatse urwihisho ku Mana, wagiye mu bwihisho bw'Uwiteka. Ngo abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe, ariko ntibizakugeraho. Urumva ubwihisho bw'Imana burakomeye cyane rwose. Reka tunyarukire muri Zaburi ya 35 turebe isengesho ukwiye gusenga, kuko abanzi baba bahagurutse cyane ari benshi cyane, abanzi bababaye benshi, ariko kandi ushake urwihisho ku Mana, ushake ubwihisho buzima ku Mana, wubake ku rutare. Zaburi ya 35 haravuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, enda ingabo ntoya n'inini, uhagurukire kuntabara kandi ushingure icumu mu ntagara, wimire abangenza, ubwire umutima wanjye uti nige gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagire igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Uyu mugoroba nawe, iki gitondo nawe, uyu munsi nawe, bitewe n'igihe urimo, Nyagasani Uwiteka akwirukanire abanzi bawe. Mukozi w'Imana, ngira ngo wasenga Imana usabira umugisha abakurikiranye iri jambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 91, ijambo ryuzuyemo ubuhanuzi, ijambo ryakanguriraga buri umwe wese gushaka urwihisho ku Mana, ubwihisho buzima ku Uwiteka, ndetse bunaburira abantu bubabwira ngo bave mu byaha. Nibamara kuva mu byaha, nyuma Imana izabarinda. Ngo abantu 1000 bazagwa impande yabo, ntacyo bazaba, ntacyo bizabatwara. Ngo abantu inzovu bazagwa impande yabo, ariko bazasigara bemye bashikamye. Wasenga usabira umugisha abakurikiranye iri jambo ry'ubuhanuzi. Nibyo koko, ni nacyo ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 8:32 ngo bazamenya ukuri. Yego. Kandi ukuri bazamenya niko kuzagira gute? Kuzaba batura. Rero kuva uyu munsi iva ku kinyoma ujye mu kuri, kandi ngo uve ku giti ujye ku muntu. Reka dusenge kugira ngo kuva uyu munsi ukimara kumva ibi uhunge udapfa, uve ahari ubwihisho bw'isi ujye ku bwihisho bw'ijuru, kugira ngo uzabashe kurokoka. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje, uri nyiringabo, uri ingabo yacu idukingira ku manywa na nijoro, kandi kuva uyu munsi imbaraga zawe zibane natwe, ubwihisho bwawe tubwinjiyemo ntituzongere kubusohokamo ukundi. Icyadusohoragamo byari ibyaha, uturinde ntituzongere kubikora, urinde ibirenge byacu, urinde amaso yacu, urinde ibiganza byacu ntitukongere gukora ku byahumanye. Yego Mana, nemerera kuva uyu munsi ubwiza bwawe ube kuri twebwe, abatubonye bose bajye batubwira nk'ijambo Yosuwa yabwiye Mose, bitwikire kuko ubwiza bw'Imana buracyakuriho. Nyemerera uyu munsi gukorana nawe ari byo bituranga, kandi ntitukagendere iruhande rw'amategeko yawe, kugira ngo tutazakorwa n'isoni ku munsi wawe wo guca imanza. Bibe uko ushaka n'ukushima, kandi Data abari bwumvira ijambo bose ubakomeze imitima, ubahumurize, kugira ngo bazakubone batishwe n'isari. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.